wanze gukurikira Imana ukurikira iby'isi bidafite umumaro kandi ibyo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Oya, ntabwo ari ukwiruka inyuma y'umuyaga. Umuyaga nawe dushiraho preventive measures, ingamba zawuhagarika, nko gutera ibiti, tukita ku bidukikije, tukubaka amagorofa yose akaba amaferi y'imiyaga. Bityo rero nge nta cyampagarika muri politike, kuko ntabwo ariyo ndangura muri butike cyangwa mangazini. Indimo iratogota mu rutirigongo, mu misokoro, igahumekera mu bworo bw'ikirenge. Urakaza neza mu rubanza. Mwiriwe neza, mukomere kandi mukomere cyane. Kandi mujye mukomerezaho mwese ni ugukora umuti. Gukora umuti bivuze iki? Ni uguhiga ibisubizo by'ibibazo no kuvumbura umuti mushasha w'ibibazo bitaravuka. Vuga amazina yawe urubanza rutangire. Yese hari uwakureze basi ngo wenda bajyane ikirego mu rukiko. Ariko wa mugabo we, menye utazi impamvu waje hano. I am coming to see you. Nushaka kugaragaza discipline nkeya, urabura ijuru, rubanza utararantangira. Nje nkaba ndi umusaza w'ukuri barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza w'amahoro wakataraboneka ku isi ya rurema, ufite impamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda n'ibihumbi 2 kuri Afrika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Ndakumenyesha ko ugomba gukoresha igihe neza nkuko twakikugeneye. Nje nk'umusaza wavuye kera mwarimu mpuzamahanga wize kwigira, ntabwo nje bangenera. Ubwo niba ushaka kuzamura intugu rero, reka urubanza turuhagarike ujye mu muriro. Icyambere nitwa Fred. Fred ni past tense ya verb to free. Now ni yayo ni freedom. Freedom ni umudendezo. Nje naribohoye kera. Nitwa Fred rero. Nibyo koko twumvise ko wigeze kugendera. Ariko ibyo ntacyo bivuze. Ubonye imiti yawe, ntuze kwigira nkaho ufite ikibazo. Ibyo binini ntabyo nanyoye. Barabashuka. Barababesha. Kandi nta muntu wari kubinywesha ku ngufu. Nje nari umutekinisiye cyane. Twararebanaga n'ushaka kubimba. Akaza nkamureba cyane nitonze, yabima akanzaniya n'agakombe k'amazi ko kubinywa. Noneho yafata atya nkanagana. We akabona nyoye amazi nkabanisha nyete. Yari nini nkagerayo habaga nk'umuceri watakaye cyangwa ikirayi nkacegerezaho nkakandiraho kikeca nyete burundu. Ibyo binini ntabyo nanyoye. Mbere y'uko urubanza rutangira, ndagira ngo ngire ibibazo nkubaza. Ese ko wagaragaye wiyamamariza kuba perezida, wumva uramutse ugize amahirwe yo gukora ibishoboka byose ndugire umurwa mukuru wa Afrika, Afrika nayo nzayigire umurwa mukuru w'isi, kandi byanga bikunda byanga binoga. Yego ibyo birumvikana. Ariko se uzabikorera abandi? Tuzagisha amashuri abanza n'ayisumbuye ku buntu, kaminuza bagabanyirizwe bose bige. Hanyuma tuvumbure niduha abana bacu uburere bufite ireme n'iremezo. Nzabigisha inshinga 2020 nzibatondagure mu bihe 38. Ibyo uzabikorera abandi? Baba bakiri bato, urubyiruko, ibitsina byose, kuko dufite abahungu n'abakobwa n'abanyabibiri. Abo bagiye babirengagiza, nje kinzanye rero nze gukora umuti nk'umusaza. Papa yari umukomando na mama ari umukomando, urumva nje babyaye agakomando k'ibihekane, umujenerali mu bwonko utari umujenerali ku mwambaro. Reka dukomeze. Icyaha cya mbere mbona ushinjwa nuko utigeze wiyegereza Imana ngo usenge. Cyambere no guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda muri rusange. Icyo si cyo cyambere. Mu gihe wamaze ku isi, wakabaye byibura hari abantu bamwe na bamwe wasengeye. Ntabwo nasengera hamwe, abandi naba mbasize mu manegeka. Biratangaje rwose. Ndumva we nta mpamvu nimwe ufite yo kujya mu ijuru. Isaha n'isaha twe tuba twiteguye nka magazine yuzuyemo ibikoresho kandi igiye kujya ku rugamba. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, twe tuwara turi stand by class 1. Ngaho ugenda ubona ingororano zawe. Wanze gukurikira Imana ukurikira iby'isi bidafite umumaro, kandi ibyo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Oya, ntabwo ari ukwiruka inyuma y'umuyaga. Umuyaga nawe dushiraho preventive measures, ingamba zawuhagarika,
nko gutera ibiti tukita ku bidukikije tukubaka amagorofa yose akaba amaferi y'imiyaga. Bityo rero njye nta cyampagarika muri politike kuko ntabwo ariyo ndangura muri butike cyangwa mangazini. Indimo iratogota mu rutirigongo mu misokoro igahumekera mu bworo bw'ikirenge. This man. Jesus. Jesus. Continue. mu gupanga ndi mapanzi sinsanzwe. Wa mugabo we urasuzugura kubera icyo ufunze urwo rugi? Oya, ibyo ni impamvu za politike nongere mbivuge. Zira ziba ari impamvu za politike z'abanyapolitike. Ndakwibutsa ko ntacyo ushinzwe hano. Niwongera ko yabaruda n'abarudakazi n'abatari abaruda kandi imitungo ntivuga. Hano rero si ku isi. Kandi abo ngabo uvuga ntaba ari hano. Zarikoroza mube mwiteze neza impinduka n'impindura amatwara. Byanga bikunda byanga binoga mbakurire n'inzira ku murima. Abagorofanya bitinza amakorosi bajya hari igihe n'iki. Garagaza discipline hano. Ushaka kwiremereza sibyo byaguhesha ijuru. Nibwo buryo nge mbibona mu kipolitisi. Uribeshya cyane rero. Uko wakwitwara kose niba warakoze ibyaha mu isi nta juru ukwiye. N'Imana ibizi niwe mugenga wa byose. Iyo ngingo tuyishyire mu maboko y'Uwiteka nk'uko mbahaye ikiganza cy'amahoro. Iki kiganza Oya, buri wese yabibona biragaragara. hejuru y'abantu Yesu Kristo arahari, Nabi Muhammad, ba Buda, ba marayika n'Uwiteka. Urumva nta buhamya burenze ubwo. Wowe ku giti cyawe urabona ari icyo wakoze cyaguhesha ijuru? byinshi cyane. Urumva nge yaho ngeze kubera mfite amavuta y'Uwiteka. Ndakubajije nti wowe ku giti cyawe urabona uko ijuru? I'm very konko sure. Urabona konko ni belief word ya concentration. Concentration ni ikintu kinoze cyane cy'igifute. No kuvuga icyizere mfite ni igifute gikomeye cyane. None ko nta bikorwa byawe bigaragara, icyo cyizere uragikura hehe? Mu gihugu no ku isi yose nige musaza bategereza umunyapolitike mwiza w'amahoro nkarikoroza nkavuga rikumvikana. Ibyo uri kuvuga ntacyo bivuze muri aka kanya. Nubundi ndabona uri bujye mu muriro. Nje nemera Imana, ntabwo ndi umwemera gito aho hashinga umuhati. Ikindi gikomeye cyane Naba inspired by God. Ni umuhamagaro muri make, ariko nawe watewe nuko Imana yari yarabishimangiye mu babyeyi banjye bari abakomando. Papa yari umukomando, mama ari umukomando kazi muri East African Community. Raporo yatanzwe n'abamarayika ihabanye n'ibyo uri kuvuga. Abo ubwabo ibyo bakora bigize icyaha. Kubera icyo ubihakana? Ntibampimbire, nibahimba bigize icyaha. nje nemera Imana aho nkutsinda icy'umutwe nkakongeramo icyo hasi. Ese mu isi warasengaga? Byumvikana uruca abana. Hari umuntu udakoboka amavi agasaba Imana iyo uyisabye ikaguheraho wayigaya, cyangwa itaguhereyeho wayigaya, warategereza mpaka aho izaguhera. Bityo rero Imana hari abasaba ikabaheraho, ubwo nshobora kuba umwe muri abo. Hari abasaba bagategereza. Birondogora byumvikanye, ariko n'ubundi uri kubeshya. Nuko nababwiye ko politiki ntogotera mu rutirigongo n'ubundi iracyatogota. Ahubwo kutogota kwihiye bari tayari kuyarura. Ikindi politiki ya tingatinga y'igitingatinga ize guharura utununga twose turi imbere y'Abanyarwanda mu cyerekezo baganamo tubabangamiye batareba imbere aho bagana, tubakingiriza. Utwo twose tununga nzanye politiki ya tingatinga ize kudukura mu nzira, hanyuma abantu bareba hitegeye hose mu Rwanda ugire ngo bahagaze ikiramuruza aho baruzi byose.
urumva tudafite politike nziza y'igifu ibyo by'igifuta byihorere tubyitwaremo neza tubigendanemo neza hanyuma tuzakore bikwiye kandi bihesha Uwiteka icyubahiro. Bigaragaye ko nta mirimo ufite yaguhesha ijuru ya mu muriro. Oya, gira neza wikomereze gusa, ineza ugize uzayisanga imbere nawe mukomezanye. Yenda vuba cyangwa marayika aza kujyane nabi. Ubundi yakabaye ajyamo nanjye nkajyamo tukagigira. Yo, diaspora nemera pasi. Salama Gentil, muri Afrika bimeze bite? Fresh, uyu muntu uri kumwe se uramwibuka? Ntago muzi kabisa. Beke ntago mwibuka mari muri kiwanya wandi wari mutoya man. Uwo ni wa mwana w'iwanyu wanganiye gutyo. Yewe cyukise. Nsurize. Mpepere. Nagusoje. Pasi rero guess what? Uyu mukobwa rero afite umushinga ni mpamvu nari nkwamagaye. Afite umushinga? Afite uwe mushinga se? Afite umushinga w'ubukwe. Afite umushinga w'ubukwe kabisa, ni mpamvu nari nkwamagaye nyine ngo mbikuganirizo wine. Kuko nawe uri umuntu w'ingenzi mari muri famille yacu. Azagira ubukwe bwiza kabisa. Si pasi urumva ibyo bihagije. Ese tubigenze gute Gentil? Reka bikwibwirire nta kibazo. Pasi. Nyine urabona ubukwe busaba ibintu byinshi, ibishingiranwa, dore na Gentil akeneye agakote yazagira yazatahana ubukwe asa neza. Wamaye sinwererana. Shut up! I cannot hear that rubbish you're about to say. Kwita umubwira miliyoni.